abagabo bakunda abagore koko nibyo, ariko n'abagore bakunda abagabo. Umugabo w'abandi yahuye n'umugore w'abandi batangira guhiga ubutwari banishongoranaho cyane. Ubwo umugore w'abandi barasimbutse ati njyewe nemera ko umugabo ankunda iyo nkoreye ibi bintu bitanu ngiye kukubwira. Umugabo w'abandi ati bimbwire nanjye ndakubwira, gira vuba burije utahe nanjye ntahe. Ubwo umugore w'abandi ati icya mbere nkunda umugabo ushyigikira akanahiranira ko ntera imbere, umugabo ugaragaza urukundo agashyigikira inzozi zanjye, ibyifuzo n'iterambere ryanjye, akanashishikariza kwigenga kandi akamfasha kugera ku ntego zanjye. Umugabo w'abandi ati komeza ndakumva. Umugore w'abandi ati icya kabiri nkunda umugabo ungaragariza ko andi inyuma akanyereka urukundo nyakuri rugaragarira mu gutuma niyumva ndi ingenzi, akamba hafi kenshi kandi akampitiramo igihe nubwo yaba afite byinshi byo gukora, bityo akananyereka ko mfitiwe agaciro kandi anyitayeho. Umugabo w'abandi ati komeza ndakumva rwose. Umugore w'abandi ati icya gatatu nkunda umugabo tuvugana ku mugaragaro no mu kuri, umugabo unyereka urukundo binyuze mu kuvugana ku mugaragaro, akumva ibitekerezo n'ibibazo byanjye kandi tukaganira ku bibazo kugira ngo tubone ibisubizo byiza hamwe, bityo tukubaka ubufatanye bukomeye. Umugabo w'abandi ati ndakumva cyane rwose komeza. Umugore w'abandi ati ikindi kandi nkunda umugabo unyereka urukundo akanishima ndetse akanashima nanjye ubwanjye, akangaragariza urukundo binyuze mu bikorwa bitekanye, impano nto, ndetse agatuma numva ko ndi uw'agaciro kandi nkundwa. Akenshi akabikora mu bikorwa aho kubivuga mu magambo gusa. Umugabo w'abandi ati komeza ndakumva rwose pe. Umugore w'abandi ati uzi icyanyuma nkundira umugabo, nkunda umugabo utegura ahazaza heza, mbifata nk'ikimenyetso gikomeye cy'urukundo cyane. Nk'iyo umugabo akomeza kumfata neza, agahora nzirikana mu bitekerezo bye by'ahazaza kandi akafata nk'igice cy'ingenzi mu buzima bwe, bigaragaza ukwiyemeza gukomeye kandi kudashira. Umugabo w'abandi ati wawo ndagushimiye cyane, uri umugore w'umutima. None se nanjye mubwire ibintu bitanu biranga umugore nkunda. Umugore w'abandi ati muteze yombi rwose kandi ugire vuba dore ijoro riraguye. Umugabo w'abandi ati nkunda umugore unyereka urukundo mu mubano w'umubiri, akamfata mu maboko, akandyama hafi, akamporakora kandi agatuma ngira indi myifatire y'umubiri. Nubwo ari ubusanzwe kandi ari ibintu bisanzwe, umugore uzi gukoresha ubwo buryo akangaragariza urukundo rwinshi no gushaka kumara igihe hafi yanjye, ndamukunda cyane. Umugore w'abandi ati komeza umbwire rwose muteze yombi. Umugabo w'abandi ati icya kabiri nkunda umugore wumva igihe cyihariye, umugore unkunda akabishyiramo ubushake budasanzwe cyangwa bwiyongereye bwo kumarana igihe nanjye numva ko ari ingenzi mu buzima bwanjye. Umugore w'abandi ati komeza ndacyakumva rwose. Umugabo w'abandi ati nkunda umugore unshima kandi akambwira n'akajambo keza, akanyereka ko ashima binyuze mu gushima no gukoresha amagambo meza n'uburyo bwo kugaragaza agaciro n'icyubahiro afitiye. Umugabo w'abandi ati komereza aho rwose. Umugabo w'abandi ati nkunda umugore kandi wita ku buzima n'imibereho yanjye, akampa ubufasha, akamba hafi mu buryo bw'urukundo n'ubushuti. Ibi binyereka urukundo rukomeye. Umugabo w'abandi ati birarangiye se,
oya, umugore w'abandi ati komeza ndacyakumva. Umugabo w'abandi ati reka mubwire icyanyuma. Umugore w'abandi ati kimbwire rwose. Umugabo w'abandi ati nkunda umugore unyereka umuhate wihariye agahora akiraho umuhate ngo niyiteho nambare neza cyangwa muri ikintu kidasanzwe. Ibi bingaragariza ko ndi ingenzi kandi ko umugore ashaka kuwushimisha. Yamwifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza kuri Imana iruta izindi n'ubuzima. Bye bye.